Yesu ashimwe. Njye ukuri nkunda Aline mukunzi kuri social media, abatanzi ya Facebook ukuri nkunda, Instagram ukuri nkunda, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi mfite message gatoya gatukite wisdom mu Kinyarwanda, sinzi uko nabyita, wenda kungurana inama, ibitekerezo. Najya nkubwire wowe usenga, wowe uri gusengera ibyawe. Icya mbere, iyo usenga ntabwo ugisha inama. Amen. Nshatse kuvuga iki? Akenshi burya usenga niwe umenya icyo ari gusengera n'akamaro n'imbaraga zacyo icyo asengera. Burya ushobora kubwira umuntu agusengere ariko ntawe uzasenga nkawe, nta n'uziyumvamo ikibazo ufite nkawe, nta n'uzamenya uburemere bwacyo nka nyiracyo. Amen. Niyo mpamvu ugomba kwiga gusenga, ukisengera kandi ugatuza, ukarindira Imana ikakubwira. Kandi agira ngo umenyeshe ko iyo usenga hari na Satani ukurwanya ndetse hari n'abandi bakurwanya. Ushatse kuvuga ngo mu gusenga kwawe, usengera ikibazo cyawe, ushaka igisubizo cy'ikibazo cyawe, ujye umenya ko harimo n'intambara n'abakurwanya n'ibikurwanya. Ushatse kuvuga rero ko ugomba kuba maso, wowe ukumva icyo Imana ivuze, ukumva ikuyobora, utarinze kugendera ku bandi cyangwa ibyo batekereza, ndetse n'indoto ukazireba neza, kuko hari iziza zije kukuyobya, kuko ni imwe mu nzira Imana ikoresha, ariko ni imwe mu nzira Satani nawe akoresha. Urabyumva? Niyo mpamvu rero iyo ufite ikibazo cyawe ugomba kumenya n'ubwenge, ugomba no gushishoza no kumva, ariko ukaba umunyamwuka cyane wegera Imana, ku buryo igisubizo kitaza ukakirata kubera abantu, kubera kugirwa inama nabi, kubera na Satani n'abakurwanya, cyangwa igisubizo kikaza ariko kikaza atari cyo, none ugahitamo kitari icyawe, ugahitamo ibyo kukuyobya bitewe n'amarangamutima, bitewe na Satani ukurwanya. Icyo nshatse kuvuga ni iki rero? Iyo usengera ikintu cya mbere ugomba kwiga ni ukwiga kuba closer to God, kwegera Imana cyane ku buryo ijwi ryayo uryiga kuryumva, umenya inzira iri kukubwira, kuko buriya namaze kumenya ko gusenga ntabwo ari ugusenga gusa, kuko gusenga bisaba n'ubwenge kandi bisaba no gushishoza no kumva icyo Imana igenda ikuyobora, kuko hari ibintu tugenda dusengera ariko Imana ikakuyobora uko ugomba kwitwara muri icyo kigeragezo, cyangwa umuryango aho ugomba gufunguka harakubwira ngo ceceka. Nkuko mubizi mu gihe cy'ikibazo cya Yeriko, Imana ntiyavuze ngo basakuze, yavuze ngo bagende bazenguruke kiriya gikuta inshuro 7 badasakuje, sibyo? Bivuga ngo yari inzira yo kugira ngo babohoke, ariko igenda ibigisha mu buryo bwo kubohoka. Niyo tuvuga ngo igisubizo kishobora kuza ariko kiza mu buryo bwinshi. Amen. Kandi kiza mu nzira nyinshi cyane, ariko ntabwo kiza uko wowe ukisa, uko wowe wakagiteguye rimwe na rimwe. Tuvuge ufite wenda gushaka akazi, ukumva ko ari akazi runaka ugomba kubona cyangwa aha n'iki, ariko Imana ikagufite umugisha ahandi mu kindi gihugu, mu bindi, umva wowe ukaba ugenda ku marangamutima, nifuza ko bigenda gutya. Si bibi kubwira Imana, ariko iyo usenga ntabwo utegeka Imana, ahubwo ubwira Imana iguhe igikwiye, kandi ni cyiza ukiyumenye, ugikurikire. Ushobora kucyumva abantu bakacyanga kukumva, kubera ko iyo Imana isubije ntabwo isubiza muri rusange. Iyo Imana isubije ntabwo igisha umuntu inama. Iyo Imana isubije ntijya kugisha famiye, imiryango, ntabwo igisha inama. Iyo isubije isubiza wowe, ikaguha ubwenge bwo kumenya uko ugenderamo. Hari abakumva, hari abatakumva, ibyo byo ntacyo bimaze, ariko upfa kuba wowe uzi neza yuko uri kumwe n'Imana, kandi icyo yagutegetse wagikoze, niho nyuma uzabona umusaruro. Abatabyumvaga bazabyumva, abagupingaga bazabibona, ndetse batanabibonye nta kibazo, ariko upfa kuba uri mu mugambi w'Imana. Haleluya. Rero wige gusenga, wige gusenga wegera Imana, ushishoza, wumva Imana niko igutegeka gukora, utiringiye abantu ko babyemera cyangwa batabyemera. Kumva inama si bibi, ariko inama zose nazo urazisengera, kuko si inama zose ziva ku Mwuka Wera. Hari inama ziva ku marangamutima, hari inama ziva mu bwoba, hari n'inama ziva mu buzima bw'abantu babayemo, ugasanga uramubajije ikintu wagusubije bitewe n'ubuzima yabayemo. Nimba yabaye mu buzima bubi, arakubwira ko ibintu nta kigenda. Nimba yabaye mu buzima bw'ubwoba, arakuha ubwoba bwiwe. Nshatse kuvuga iki rero? Ugomba kuba umuntu uvugana n'Imana, wumva icyo Imana ikubwiye ukagikora, waba ufite support nta support ufite, kuko ufite support y'ijuru uba ufite ibintu byose.
Imana ibaha umugisha rero. Yari Ukuri Nkunda. Ufite icyo ambaza anyandikire ndamusubiza, kandi ufite icyifuzo nawe ambwire dusengane. Ariko icya mbere wowe wige gusenga, wisengera ibyawe kandi urwana intambara zawe uri kumwe na Mwuka Wera. God bless you. I love you. Bye bye.